بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار ما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حسبك بارك الله فيك. nyakubahwa mufti uyu musore mureba afite imyaka 6 afite 16 hano bafite 18 akaba yarahifaje Qur'ani yose ku myaka 16. Bimwe muri miza zihari nuko yayigiye hano ku musigiti wa Al-Fatiha Onatracom, akaba ari umunyeshuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. umwanya ukurikiyeho twakwakira nyakubahwa Sheikh Abubakar imamu w'umusigiti wa Natracom akaduhera ikaze abashyitsi insha Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. nyakubahwa mufti w'u Rwanda, nyakubahwa imamu w'umujyi wa Kigali, nyakubahwa imamu w'umujyi wa Kigali wungirije, nyakubahwa imamu w'akarere wungirije, ba nyakubahwa abashekhe mutandukanye, bahajati, bahaji, bari ku meza ba Qur'ani, abanyeshuri beza ba Qur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nyuma yo gushimira Imana dukurikijeho gushimira by'umwihariko umuyobozi wacu mukuru nyakubahwa mufti w'u Rwanda nk'umushyitsi mukuru wemeye akigomwa byinshi afite mu nshingano akaza muri iki gikorwa cyiza mu rwego rwo guha agaciro Qur'an. Allah abimushyirire ku munzani w'ibyiza, Allahumma amin. nyakubahwa mufti iki gikorwa mu kugitegura twagiteguye kubera intego ikurikira: ni ugushishikariza ababyeyi b'abayisilamu kuzana abana babo mu mashuri ya Qur'an ibihe byose batitaye ku bihe bya vakansi cyangwa se ibihe by'amashuri, kubera yuko byagiye bigaragara yuko hari ababyeyi bavuga bati abana bacu nibajya kwiga ibizungu ntabwo tuzabazana mu mashuri ya Qur'an kubera yuko Qur'an yabangamira amasomo yabo y'ibizungu. Ariko mu kuri umuntu wize Qur'an nk'uko twabyigishijwe n'abashekhe batandukanye, rwose igitabo cy'Imana ntabwo gishobora kuba impamvu y'uko umuntu atsindwa, ahubwo kiba impamvu y'uko umuntu atsinda. Niyo ntego nyamukuru. Icya kabiri ni ugushishikariza ababyeyi guha amashuri ya Qur'an agaciro. Umwana naza mu ishuri rya Qur'an, umubyeyi amukurikirane, amufate neza, ndetse n'umusanzu yewe awutange nk'uko awutanga mu yandi mashuri, niba koko ashaka kugira iherezo ryiza kuri ino serivisi n'ejo ku munsi w'imperuka. Hanyuma ikindi kandi ni ukwiteganyiriza nk'uko twabibonye, aho umubyeyi mwiza babitwigishije ntabwo bivuga wareze neza umwana we, umwana azaba impamvu y'uko ku munsi w'imperuka naba yarafashe Qur'an warabigizemo uruhare, waramuzanye mu mashuri ya Qur'an, azaba impamvu y'uko ku munsi w'imperuka Imana igushimira ikakwambika ikamba ry'icyubahiro. Kuri ino si iyo umuntu ashyingiye umwana we bimuhesha ishema n'icyubahiro kuko yareze neza. Ni ku isi ku munsi w'imperuka rero Allah niwe uzaguha ikamba ko wareze neza. Kubw'izo mpamvu rero ababyeyi rwose mujye muzana abana banyu mu mashuri ya Qur'an, niyo ntego twari tugambiriye muri iki gikorwa. Hanyuma nyakubahwa mufti w'u Rwanda, hari abantu badufasha ku musigiti rwose kugira ngo aya mashuri abashe kugenda neza, by'umwihariko kuri umusigiti wacu aho dufite abantu bageze kuri 4. Amafaranga twahaye bageze ku 480. Umusigiti kuri Kayiro ni umusigiti honyine havaho 150. Andi yose ni abahaji n'abahajati kuri umusigiti bayatanga. Ni igikorwa cyiza gikomeye cyane rwose. Allah abibashyize kuri mizani yawe y'ibyiza, Allahumma. Gusa ntabwo narangiza n'abavuza amazina kugira ngo bibe nko kuropesha abandi nabo bashaka ibyiza bya Qur'an. Hari ishyirahamwe rya Ajwa riyobowe n'uwita Khadija, ari muri Amerika, hagarariwe n'uwita Hagati Habiba, baduha 200,000. Urumva ari igikorwa cyiza gikomeye cyane. Hakaza Dr. Ngenzi Yusuf yishyura 80,000 buri kwezi, abo bantu mukoze bayishyura buri kwezi. Hakaza uwita Hagati Mama Junior, iki gikorwa cyatangijwe na mama we bamutaga mama papa, yitabye Imana, umwana we aragikomeza, nawe ayo mafaranga ahoraho kuva mama we akize gukodeshereza kuri umusigiti, umwana we yaraje agikomeza. Nabyo ni ibintu byiza. Tukaba dusaba n'abandi inshallah bashaka yuko
baba abantu ba Korani b'umwihariko wa Mwenyezi Mungu nabo yuko inshallah baza bagashyigikira Korani, abarimu bakabona kugahimbaza mu gihe keza, bagatanga umusaruro mwiza ku bushobozi bw'Imana. Hanyuma nanone turashimira abarimu ba Korani tubasaba yuko bakora kubera Imana, nyabakoreye kubera umushahara, kubera yuko umushahara ntacyo wabona ubahemba, ariko inshallah Allah afite ibihembo birenze iby'abantu baguha. Ubwiza impamvu inshallah tuzagerageza gukora ibyo dushoboye nk'umusigiti, ubuyobozi bukuru burahari nabwo buzakora ibishoboka, ariko twebwe inshallah turabasaba yuko mwakora kubera Imana kandi Imana izabahembera. Allah tubashyize ku minzani yanyu y'ibyiza. Mu gusoza nyakubahwa mufti, turashimira itsinda ry'abayisilamukazi biga kuri uno musigiti wa Ratracom badufashije kugira ngo kino gikorwa kibashe gukorwa. Mu kuri iki gikorwa nk'uko muza kubibona cyangwa se muri kubibona gikomeye, cyasabye ubushobozi bw'umutungo, gisaba n'ubushobozi bw'imbaraga. Barakoze kugeza aka kanya, Allah bibashyize ku minzani yabo y'ibyiza. Ni abanyeshuri biga kuri uno musigiti wa Ratracom bageze hafi ku 180 ahagariwe na Mutira. Mufti ni utubwira buri munsi ati abasilamukazi batanga inkunga ikomeye cyane, mujye muha agaciro iyo nkunga yabo. Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko bitanga bikomeye n'iki ngiki kirimo, kuba bagizemo uruhare rukomeye cyane. Nashimira ababyeyi bitabiriye n'abana bitabiriye, Allah abibashyiriye ku minzani yanyu y'ibyiza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. cyane imamu w'umusigiti wa Ratracom kuri gahunda nziza atugejejeho, ni iby'agaciro gakomeye cyane. nyakubahwa imamu, murakoze kuri iyo gahunda no kutubwira umuzi w'iki gikorwa uko byagenze byose n'uburyo cyateguwe. Munyemerere uyu mwanya nyakubahwa Mufti w'u Rwanda atuhe visi imamu w'akarere ka Nyarugenge kugira ngo nawe agire icyo atubwira ku byo yaduteguriye kuri uyu munsi. Bariya tuvoma dushaka haje. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, nyakubahwa Imamu w'Umujyi wa Kigali, nyakubahwa Sheikh Imamu w'Umujyi wa Kigali wungirije, nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Majlis Shuyukh, banyakubahwa duteraniye muri ingoro ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntangiye mbasuhuza mbaramutsa mu ndamukanyo nziza yuje icyubahiro twahitiwemo na Allah subhanahu wa ta'ala, ngira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaje kunezezwa no kuba igikorwa nk'iki ngiki cyarabereye mu karere kacu, kandi ari akarere twaherewe inshingano kugira ngo dukomeze tureberere ibikorwa nk'ibi bya da'wa, ndetse hamwe y'uko wenda iyo haza kuba hari imamu b'utundi turere muri iki gikorwa nabo bari kutwigiraho cyangwa se bagakopera, nabo bakazabikoresha iwabo. Ntabwo ndi buze kuza gufata umwanya munini cyane, ahubwo ndi bushimire mbere na mbere abateguye iki gikorwa ndetse n'abagiteye inkunga, ndetse tunashimira imisigiti yohereje abana muri iki gikorwa. Nyakubahwa Mufti, kuko ni imisigiti igera muri 7 yohereje abana kuri uyu musigiti kugira ngo baze bifatanye na bagenzi babo mu gikorwa cyiza cyo kumva amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri iyo mpamvu rero ndagira ngo nsabe Imamu w'Umujyi wa Kigali yuko yanadufasha akaduhera ikaze ndetse n'umwanya mwiza nyakubahwa Mufti w'u Rwanda muri iki gikorwa cyacu cyadugurije hano nk'umushyitsi mukuru, kugira ngo atugezeho impanuro n'ijambo ryiza yaduteguriye. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.